mwigiriye imana musanga inzira yararuwe isoko ariko isoko ariko uzi wowe ubaye iki ariko humura nge amafaranga meza abiri uri kumva ndayamaze igihugu ojya humura n'amakantine se yafunze ngewe ndakugura amezi abiri nta kintu ndayamaze rwose ahubwo ndayajugunya wacyuza twagiye ubu ngubu umwana yavutse mu bati yibagira itungo nta n'akarima keza yatsinze amashuri abura amafaranga yari yiteguye kuzaba diregiteri none ubu yandarayasiyanze naba namwe nari nzi ngo wagiye kwenda ubwatsi bw'inka nahise ko mwitukuje habaye nyine boss nurareba wari wambwiye ngo uyu munsi uri bumpa amafaranga ya y'amezi abiri yasigaye nyine ngiye kujya mu isoko Nyakigali ariko abakozi mwawemo ibiceri 5 by'ijana ngiye guherwa n'ibyo ugiye kujyana mu isoko nizeye ko uri gutera urwenya ahari da yewe rero urwenya natera urwenya ubwo naza kurutera nawe w'umukozi ushaka boss neze biro rugiye kuma 10 byahinduka ni nayo mpamvu nari nateguye ngo nyaguhereza utarayamara kuko nabonaga gashizemo yose yemo gute kandi igeze mabasi yigezemo gute amafaranga y'amezi abiri yose ari bya muri iyi minsi rero shaho uri mugenda ukora ntureba nawe uraza no kunsigaramo umwenda ashaka do witonde kanze mbikubwire neza kugira ubyemere uraza gusanga ahubwo undi myenda wihumisha cyane ukabasha yiguhereza umushahara wa mbere nkubwira ngo nta mafaranga 5,000 ku kwezi ikosa wakoze bwa mbere ni ukwemera ukanawishimira ibyo ni bimwe mu byanyeretse yuko hari ahantu uzagenda uyagaruza kumva ngewe amafaranga nayanga kandi nari nyakina ibyo nyine ni bimwe mu binyereka yuko hari ahandi wari uzagenda uyakura ibyo ni bimwe mu binyari uzajya gutya kamaho ngageze zo kujya aha nibyo ngibyo rero akaguherezaho dero mbese azabura ubwo bivuze ngo ndumva waranayamaze yahubwo mva mubwira aho umva akadogo reka mubwira ahubwo igihano cy'icyaha wakoze ibindi turi buze kugaragara ibindi byaha ukimara kwemera uriya mushahara nahise nkuramo 3,000 cash mbishyira no ku ruhande ku mushahara wawe ntabwo biba biriho ahubwo mbaza ngo hasigaye angahe usigaranye 7,000 icyo ni icyaha cya mbere wakoze mba mubwira ikindi cyaha cya kabiri wakoze hari igihe wabyukanaga akanyamuneza nkabona uri mu umeze gutyo wibyinisha ku buryo byagaragariraga buri wese yuko mu rugo rwanjye ufashwe neza kandi uri umukozi ushaka bose kumva umuntu yabyuka neza akigwa arakaye icyo ni kimwe mu cyanyerekaga yuko rero wari ufashwe neza mugari icyo ngicyo nacyo ndaje mubwire ngo igihano cyayo umuntu nyine icyo gihe wambwiraga ntibaza na polisi nabize none ari kwirirwa ameze nabi kandi nahaze kwande wikozaga ibyo byose ngo wabyukanye akanyamuneza icyo gihe wari kuza ukambwira uti rero bose ngende umva afite akanyamuneza mpereza uruhusha njye iwacu nishimishe ako kanyamuneza karangira ukagaruka ukaza ugasubira mu kazi kanjye ukagenda ukajya kuragira inzu kugira ahubwo igihano cyayo icyo gihe nabwo nahise ndeba ndavuga ngo niba ubyukana akanyamuneza kawe bivuze ngo uba wariyipfura byinshi nahise nkuramo nanone ibindi 3,000 ubwo ngubwo nizere ko umubare usigaye wawumenya ni 4,000 ubwo bisigaye oya humura haracyari n'ayandi ndaje nyakubwira kuko uri gukoresha ukuri ko kuhaye wenda iyo ubimbwira kare nisubiraho mva nkubwira ikintu cyashariro kadogo ukigera iwanjye hari igihe nateganyaga yuko ushobora kuzajya urya 3 ku munsi kandi ubundi wari kujya urya 2 icyo gihe nabwo nahise mfata amafaranga nyakuramo 3,000 nabwo nari kubireka bakabimena kandi aha nibyo nakubwiraga rero ubundi 3
nakuyemo makeya cyane ariko nta kibazo ukamusonere ni 3,000 nakuyemo gusa urumva yuko ni amafaranga makeya mu mezi abiri 1,000 gisigaye ubwo ngo aho rero gukata kwawe naho humura ni 1,000 gisigaye se gusa none icyaha cya nyuma rero nagiteguye natekereje cyane dore ntacyo uri gukora aka kanya izi sawa aka kanya ndi gukora nari nzi neza yuko ni mubwira ibintu utazabyakira neza uzivuvura kandi wanabikoze niyo mpamvu narebye amafaranga 500 akwiye kuvamo kuko tiwabikoze tiwanyivovoteye se umuntu wawe yakubwira ikintu kibi wowe upfishe reka yo yavuyemo rero noneho rero ntekereje uburyo ki ugiye mu isoko nakibuka yuko ari amafaranga 500 ujyanye mu isoko utarutse 1,000 nguhaye urumva ni 1,000 nguhaye ntabwo kandi nuko nazengurutse igira mu kadugudu hose nkabura umuntu yamvugira aka kanya nyine ya uhita unzanira ayo mafaranga angahe 500 hari n'ibaga yanjye wajyanye ako ijyana genda kuko n'ubundi ntabwo nayo waba usigaje mu gihe cyose uhita 500 aka kanya wagabanyije waretse kwivovotana adakuraho n'ikindi gihano cy'amafaranga 200 uzanye amafaranga 500 aha ibyo ntabwo byose nawe umvise kano kazi ndarukize kandi garuka ako nari mufunye wowe nkuragize inka nurangiza buri uko yabyaye ubura kuyahirira ugire gutya nibabaze nkore ku mafaranga yanjye n'5,000 ujye wongeranya uhembe umukozi uwa mbere aragiye uwa kabiri aragiye n'uyu nguyu nsanze murimo mushwana nturi kumuhemba neza amafaranga 5,000 umuhereza bire kugira wongere kuyawe wumve boss murya inka nta nubwo ari izawe akasere ndi kukagagiye kuragira inka ndebera kombona se ari n'abaturage wane nari nje gutwara ikimasa cyonyine none na nyina ngiye kwijyana kubera inzambi yawe ngiye kuba uyu mugabo wambuye wafashe nabi ibishimwe rye kuko urumva ibintu byawe dukora kubyumva ahubwo wowe bayo ugende mu cyorizoma jyane mu gikomera none se boss ubwo muragiye koko nese nta n'akantu nsigiye koko boss none se yose yahaye kadogo njyewe se ese boss n'agahumbi kanjye kari kundamira murakagendanye Mani twitegereze neza ndabona nta muntu uhari mani ngingimbi polisi yaratorobuje mani kabo reka tujye mu kazi kabisa reka nkwereke ukuntu benshi bazizi kumva kubera we ubuzi ibanga dukoresha ikintu cyo guhinda abantu kumva tugiye guhagarara nimbona baje uri kumva ndabona bageze ngo nyine bahagarike ubu nanjye ndatangira namamaze nanjye nsanga ndadufite bahinde vako bahinde ndabamategeye ahangaha uyu munsi ko byagenze neza ko uyu munsi ntarigezemo isoko ryahemeze neza nta kibazo rwose uyu munsi njye nabaza n'1,000 nta n'icumi ushaka gusubiza mu rugo urakabona gusa agatombora umusore wakabonye ni akangaka usho Elias ngwino ikintu rye wangu izitaci zose wandasubiza mu rugo Elias nkomeze nsanga kabisa uriya mutipe ndabona nta kivamo yenda yahombye ndagati nta wundi ariko aboye ko atazana abantu tubaha amafaranga bimeze bite ko namutegereje ko ndimo ndamubura yabuze abakiriya wangu uyu munsi 1,000 nazanye by'umukire nta n'icumi nshaka gusubizayo uraramuka ufashe akangaka urahomba ariko nuza gufata akangaka mumeze mute ngawa musore wanjye uraramutse ufashe akangaka urarya ariko nurafite akangaka urahomba shehe telefone imita nk'iyi ngiyi wakabonye hehe ni akangaka nakubwiye ngo nufata akangaka ubu telefone wayiriye yakira
Umubi wakabonye akangaka urahomba witegereze neza. Sasa nuza gufata akangaka urawari. Uri kukumva ko karimo. Sasa rero wakabonye urashiraho share telefone yawe leta nkwereza itasi yawe. Urashobora gatoya. Buyizanye bishiro shiranga. None se nyine ni Nandikanga we yishiranga. Sasa wakabonye. Nakubwiye ngo akangaka nugafata urahomba. Gusa iyo uza kwafasha akangaka uba wari wakumvise. Okay. Nasi ubwo ibi bintu biriba. Shiraho iyo baga yawe sasa rero. Iyi baga yawe uraza nushyira iyo baga yawe ndetse nk'aya amatelefoni yose mbere nako ngako kitegereze neza wakabonye iyo baga yawe. Aha akangaka urunguka akangaka urahomba. Nacyo nkuriye ayangaya ni 7,000. Okay, akangaka urunguka akuraza guhomba ko nabandi mbonara. Rero nyine reka nkashyira aha ngaha njyakagira nakangaka. Sawa nta kibazo nyine hangane none se niko bigenda mwari. Yarenze nagendeye twayitegereyeho turayajyaniye ubwo nyine nuko nagende reka maze njye guhinga n'abandi bakiriya none se nicyo dushinzwe none se nta kandi kazi kadutunga pe. Kaboyi uraje nyine shiranga none se ko urayivana mu 8,000. Iyi shiranga nyine ukomeze wowe uza n'abakiriya. Shiranga niyo ngiyo yishiranga ubwo urabona ko turimo turunguka uyu munsi isoko ariko ari kugenda neza manzi ujya cyese ariko. Sasa rero genda ushaka abandi genda iyi munsi 100,000 nazanye shaka ko nta ndito nisubizayo. Nakubwiye ngo dore genda cyeka wakabonye ukari. Bimeze bite basore bane? Imeze mute? Cyangwa ariko natwe. Nakubwiye ngo rero sasa akano uzogafata. Urakumva? Akangaka urawari. Ako nufata akangaka urawahombye ukabona? Sasa wakabonye rero. Shira iyo mashini ndavugwa ya amatelefone yose. Wakabonye rero. Ngiye cyane nabwiye ngo dukara akangaka. Urakabona? Wakabonye rero sasa. Shira mashini. Wakabonye? Shira mashini. Iyi telefone unashaka kuzisubiza mu rugo. Naziganye uri kumva? Shira mashini wakabonye. Nakubwiye ngo ariko akangaka nugafatira wahombye musore wanjye dore karaka kari ku ruhande urakumva. Ariko nawe nakubwiye ko karaka ngaka mani ntibishoboka mashini y'abandi urayiriye mbongo iki twashetse se we ni wari kundya amatelefone ahubwo musore wanjye we twagiye uretse gato kaboyi ari kunta hangane mani hangane musore wanjye wakabonye dore nakangaka nayikubwiye akanuzo ugafata uraza kunguka ariko akangaka urawahombye wakabonye urasheta iki kinamafaranga mfite cyateye kote cyateye machine nurya iryo nukabana ndaguye machine byose bijyanye nani iryo kote iri kote kuri machine wasi wakabonye ukari bose buretse utojya ukoramo. Okay, iryo kote nkahita nkubita iyi machine yigura 240 wakabonye musore wa nakangaka nakubwiye nani buretse iki kazamuza ukuboko kw'iburyo oya nabirenze mani yo nazamuze akangaka oya zamuze ukuboko kw'iburyo se ngo bintu byenda bigira vuba nabikubwiye mashini umva ma nta mikino ajya kubikora kazamuze ukuboko kw'iburyo umva kazamuze ukuboko kw'iburyo ma umva kirane witonze nyine ma nitonde akanyine ngo kazamuze ati kuno kazaniye nakaza turi mu kimani kuzamura uzanye kazamura. Kaboyi wari hehe ko tubavuga haje kanitse nitezereze
wageze se akira ubwo nkubonye noneho akamanza ngarakana byose narinde sikendere cyangwa se byose niba wabizanye byose nabeza telefone iyi mashini niya nyayo beseriye mwana nje naye nayizi akira umuti wacu tuwakoze mwana kura umuti wacu mwana kabirisi iyo tunatinda bashobora no guhinguka nangaha bwumva turagabana hano mu rugo mwana bifata izo ni imari zikomeye turaba amavuta yamanutse abantu mureke ibintu by'imikino amavuta asavuye abakaje amavuta yamanutse murabona ubido se basi iyo mvuga amavuta weho wumva buto ukumva gikoto ukumva ikintu oya ndimo ndavuga amavuta mwana tutaramenya buriya kamubwire ntuzareba abantu basenga ngo udukinishe mwana umva nkubwire nyine abantu dusenga buriya tureba nk'uko amavuta nturebe ko ungana uko nguko nturebe uko ungana uko nguko mpfa kuba nahamagaye gusa imana yaje sibyo amavuta yamanutse mwana nimuzongeye yose imana imanuke umva winunga intoki ibyo byavuta n'iby'imana ntabwo turitsa mva nkubwire nyine reka nkwereke burya amavuta yaje nturebe ngo uko ungana uko nguko ariko se ako se reka nkwereke nturebe uko ungana uko nguko ako mwana mutwereze y'ibitabo icyaguze ibiri yonyine iburetse manze mamagara imana reka manze mamagara imana nyine iburetse manze mamagara ubone ko gidiferi mana rwose ndakwinginze kugira ngo unyizimbe sibyo nataza kuyicira imbere yawe bari ukubita nkumva ndwaye pararizi baza gushyiramo ikintu noneho ndaza kuba amahoro mana we urakoze kunyemera ko natarwana n'imbese kuko bari kuza gutoragura hano umurambo aba bose bano ba kaboyi bose uri mureba nukuri bari kuza gutoragura umurambo urakoze mana mva mwana imana irambwiye ngo ureke kurwana nawe uko iyo nza kurwana nawe nayo ndakwereka ugize amahirwe igihe avanga amavuta yamanutse imana yari kosha ngo urwaye nanjye wandetse wa muntu weka imana yari kugira ikigongo ngubeho imana yaringe ngo mwihorere weho mana waretse imbaraga z'imana zitamanuka ugatwikwa n'umuriro ukaba utazagurira unkoze ikara ry'umure fire rero uyu muriro ari uwa nyankoresheje bari iyihe mana igikoze fire shyira umugatanga amakuru ibitabo nabyo asigaye ari fake izi bitabo bashanyemo ibibindi ibiguni kugereranya urasoma igitabo cy'abana ako se wakwicara gusomera inkuru ubundi we waje aha ngaha kumva haguruka ugende niba ari ibyo ngibyo utangiye genda kumvira mu rugo bera mu rugo genda neza ndi gusoma ibitangiye nagukubita hano nongeye ntabwo bajya banyinisha uyu nguyu we nimwe tutazasangira ibiryo bya saa sita kuyigize bacunga kose neza arambirije wese kandi amakuru yawe amakuru ni meza amakuru ni meza uretse ubundi ntabwo ndinda nagiye kugenda wari uri kugenda ende kugenda nuko nanyuzana abana reka mbanze nawe niye nanjye barimo ndasoma udutabo nari kugira ngo reka mbanze nkumireho mu rugo baraho
marava baraho bameze neza nanjye kananura ndaho ndakomeye wari umeze neza uri gusa muziki meze neza nta kibazo ndimo ndihuta ntabwo ndatinda ni uko teka igitoki ntabwo nyeruka igitoki amugaye ko wivugisha buri bubaye nanjye ndimo ndavuga ukuntu urutoki rwo hepfo ari rwiza nta bindi birenze ahubwo inyeka se ahubwo amasaha yo gutaha yageze nta birenze ariko sinabirenze naba ari no kwikorera ka siporo ka siporo taha amasaha arageze nanjye ngiye kureba uburyo n'ikase ku isamuza n'utwatsi nta kibazo naguherekeza ahubwo ahubwo tujya gukomerekeza hari icyo barambirije nawe rero tubanze tunaganira hari ntabwo nari nguhereje nubwo aya barambirije usurana ari ikibazo cyawe usurana mu masaha mabi sentinda ndi kugenda uwitaho ariko ndagiye ahubwo nta kantu nari mbonye hano keza reka nkomeze mbe ndagasomaho tureke abarambirije ese nta n'ibyo muntu koko neza rwose akira ntabwo ugiye ko nari mperutse no gushyira n'ugashira kamereho ndebe ko barambirije wewe na rubaga impande yawe wowe uri utera umupira ntabwo nari mperutse ukuntu nateraga amanota nateraga amanota 1000 wizi baya hano wumva watekeye ntabwo birashya igiye gushya wari umenyereye gushyiramo rya rusha z'ingazi y'urusenda n'imwe iyo warimenyereye ndumva noneho unarwaye n'ikirungura ushyiramo ebyiri z'urusenda nakinyeho uragiye reka mbe ngiye ndabona aho najyaga ngiye ureba wicaye tugane ntabwo nari nkweruka reka mbe ngiye kandi ntabwo murenze irembo ngaho genda sawa turi kumwe ngaho sha arakankoze rushagira z'urusenda nta kundi nyine nako nta kundi urusenda rwose usanze barujyanye cyangwa se hanze barujyanye mu isi sinabikubwiraga nabizi ahubwo ceceka urimo uravuga ibiki ose wari uri kumbe gira va ahubwo warana uri mu biki nawe ngwino urye nta shoti ukingure ndamenye ko nta rusenda mufite korona yakaze mani yakaze kabisa twese tugiye kamwereka twihangira umurimo mwana shaho twakora wowe ko n'akazi kabuzera umurimo mwana ubuse ntiwaba pasiteri pasiteri none se kuba pasiteri nicyo ubu se imana yahita tubona aka kanya wowe kamwereka ukuntu bigiye kugenda tugiye gushaka imbaraga wowe mu gitondo umva kwanza wowe shaka agakoti urumva turabishaka tuvuyeho tumaze tujye gushaka imbaraga mwereka ukuntu dukora umuti tubona amafaranga abantu pasiteri tukamukura pasiteri ni wowe uraba pasiteri njyewe diyakoni uzi ko wari umuti ubu ni umuti wawe ahubwo twagiye tugende rwose ariko turageraho ariko tugiye twagendeye ntiturahagera wowe ntubona haraguru ko hari ibiti rwose tugiye kugeraho mani ntugire ikibazo reka ahubwo ndi kubona ndaga tugende ahubwo
kugira ngo nigeze batwara tugenda turashaka imbaraga tugiye gushaka ko urusengero mujya kuyinana ibyo bintu bikunze biramuneza iki turakomwabaye dore nzarahomba gusa shaka imbaraga kugira ngo dukore urusengero mushaka gukora urusengero amazi arakora ubwo bagiye kubavugisha kugira ngo amati rero buri muntu arazana ibihumbi 800 magana inani ni menshi bakuru banegetse kugira ngo azane amati wahengetswe n'inkweto mukagira ngo sinyakorera uzi ko urusengero ruhembwa buri munsi kandi buri cyumweru baba barabazanira amaturo mugomba kuyazana niko bimeze umubyeyi kuri ayo mafaranga mwatwatse dufiteho makeya ariko urabazana sinako tugize icyo dufata rwose mubyeyi tubabarire nayo twazanye rwose mubyeyi tubabarire pe tubabarire rwose umushinga tugiye gukora nukunda mubyeyi tuzazana n'ishimwe rwose ariko tubabarire rwose umwana ari inkweto wigeze gusa bayishyuzemo amazi kugira ngo tuzongera kubona amafaranga inkweto urayibona iyi nkweto ugomba kubona imwe y'ibara rimwe ukandurira n'inkoko kugira ngo amazi mbone kuyamena urabona nta mafaranga twe twabona pe nituyabona n'iyo torero tuzaba twashinze amafaranga tuzayazana ukuri ikibazo gihagaze rero abakuru barambwiye ko ibyo ngiyo amakiro bagiye gushinga tuzazana amafaranga ari uko babatuye aya mazi nzayamena bakarara ku cyaro cyo gihe amayazana niba bameze ko umuti ngiye kubaha amafaranga azaboneka uyu muti rero ugiye kugenda ushyira munsi y'igitanda cyawe ubwo kuzaza urasenga ibizaza ry'amafaranga buri munsi uko wasenze amafaranga azaza kuri buye uko wasenze amafaranga azaza kuri buye hanyuma wowe iri buye uzajya ugitwaza mu mufuka w'inyuma y'ikoboyi cyawe amafaranga azaza uraboneka kuko azaza bayakora ku kibuno yitegaze ku kibuno cyawe katuriye umugisha cyane imbuto kugira ngo gatatu konyine amashyamba rero ari make mwazanye turabona ko abakuru bayakira rero ko abakuru bayakira ndabona bikozwe neza ni make cyane nta kibazo buri muntu kuko nababwiye niba ugenda bishobora nakubwiye none ushobora ko nakubwiye amafaranga mugiye kuyabona ubwo muzabona mugarutse nta kibazo ndabona ubwonko ngo watubonye natubonye n'ubwo bwakora umuti kaze mubitemo njye kubabwiriza kabisa dore ni na bibiri y'amafaranga nubwo kwese ndabona watubonye kabisa utanga irangi manje kaze tugende kabisa amuseka ngo bazabonye abakirisitu bangana shanje nababonye benshi cyane 5 rwose ndabizeye barahari abandi bakora n'ikindi nabonye abakirisitu babiri gusa ariko nabo namanika yanjye nyine urabyumva turaje ahubwo tukamwoza wabeshe ngo iki we je nababeshe ko hari Imana ikora ibitangaza ndababwira ati rwose amateraniro yo kuwa kane rwose ewana gaba ari fresh kabisa nari nshaka gukora umucyo kutamutsinda ewana urumva ahubwo turi gutegura amani mu gitondo kabisa tugende zakagendana zakagendana
nzakagendana nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana 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 haleluya nzakagendana 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 agakiza k'Imana we nzakagendana 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 agakiza k'Imana we nzakagendana aba mu mufuka nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana agakiza k'Imana we nzakagendana. Manje kubashimira ariko mbere yuko mbashimira mwamanza mukicara mukaganira. Manje kubashimira abakirisitu kubwo ubwitange mwagize mukaza hano rwose mw'iri toraniro. Ndagira ngo mbabwize ukuri, buri muntu wese waje hano agiye kubohorwa. Uwazanye ikibazo ndagira ngo mwizeze ko agiye kuva hano akize rwose. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ndagira ngo mubwire ni ukuri rwose, aho umukirisitu waje hano ugiye kubona imbaraga zidasanzwe, ugiye kubona imbaraga z'ijuru. Bari mu cyumba cyo hejuru rwose, habaho abakozi b'Imana bari mu cyumba cyo hejuru barasenga umwuka werarama umwuka wera batangira n'imodoka yanjye yagiye. Ndagira ngo mbyozeze waje hano afite ikibazo, izo ndimi nshyashya batangiye kuvuga, batangiye gufata ku mafaranga. Haleluya, amen, nejejwe n'Imana rwose mu mutima wanjye, ndimo ndabona ibyiringiro. Ndagira ngo mbasabe mu by'ukuri tuvuze bwinshi bwakira bugacya ku by'Imana yakoze. Ndagira ngo sabe umuntu waba afite ikibazo cy'uburwayi mwizeze yuko naza rwose arakizwa. Iki kiganza cyonyine rwose nanjye mfite ikibazo rwose. Ufite ikihe? Mbere yuko tunshaka amafaranga rwose, amafaranga. Aha, nayo mfite imodoka irashya kubw'umugore nyine. Nagira ngo muhizeze rwose kubw'iyo modoka yahiye. Imana iguhaye imodoka 5 rwose. Yesu we Mana mweretseho uyu mukozi wawe. Mana ni ukuri yagize ikibazo. Mana yagize ikibazo kubw'imodoka yabuze. Mana hari ijwi rirambwiye ngo abonye imodoka 5. Mana ni ukuri Mana ndakwika dayimoni Mana y'inyatsi yagize muri cya gihe, mu izina rya Yesu turamwirukanye, mu izina rya Yesu turamwirukanye, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imana ikoze ibitangaza mu izina rya Yesu. Mwabibonye bakirisitu, mwizi n'imbaraga z'Imana, mukomere Imana. Dore ni gutya rwose bigenda. Ngira ngo mubonye ko ibintu bya mbere Imana ibikoze. Dore igitangaza cya mbere rwose iragikora. Haleluya. Ubu rero ngiye gukurikizaho uyu kubw'icyifuzo cye, nawe katumukurikizaho tumusenge. Afite icyifuzo cy'amafaranga. Ndagira ngo mwizeze, wowe mukirisitu ufite icyifuzo cy'amafaranga, ndagira ngo mwizeze kuba wemeye kuza hano mw'iri teraniro. Atabarika bose. Mana turagushimye, turaguhimbaje. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ushaka yo mu isi nk'uko yo mu ijuru. Data, hari ibyo wategetse ko biba mu isi, ariko mu ijuru ntabyo data. Ni ukuri Imana iravuze ngo igitangaza cyawe iracyumvishe, ariko rwose ijwi ry'ihumure riraje rimbwira ati uraba ugiye ahantu ho gatoya, Imana ikwitizeho niho iragusubiriza ibibazo byawe rwose. Jewe umwana w'umuntu ntacyo nagufasha, ndi hano mu bakirisitu. Ndagira ngo mwicishe bugufi rwose tumusengere. Mana ushobora byose, Mana iri mu ijuru,
mana ubasha gusubiza ibibazo by'abari mu isi, mana mweretse uyu mukirisitu wawe, mana yaje hano afite ikibazo, mana ikibazo cy'amafaranga, mana ndagushimye ndaguhimbaza kubw'ibitangaza wadukoreye. Amen rwose, amen 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 amen. waba utifuza ko Imana imutwaye ibya nyabyo ubibona se ahubwo yabibonshe yajya ahubwo amafaranga yasabye barayamutse munsi buriya. Rero gahunda isigaye ni iyo gusura, ndagira ngo diyakoni wanjye amfashe rwose ayiyobore, nanjye rwose biroroshye ni hano mu gihe dutore twihutishe gahunda. amafaranga ari mu y'umugore ko rero tugiye kubera kubw'umwuka wera, dore ngaya rwose bibiri umugisha ntabwo Imana ibaha umugisha rwose, bagira umugisha w'Imana, bagira umugisha w'Imana, Imana iragukorera, Imana hego amen. reka ibi ntabwo twabyemera. reka nkubaze ijoro ridakubye ko umunsi ngiye ibiciro byemewe none se kari byo nari mfite wa muntu umusoko nkubaze aya ngaya aratumarira iki uvugishije ukuri kuri mwihangana, none se kari yo nari nabonye imodoka yarahombye n'ubu biceri mfite, ubwo nari naraye nkoreye mu cyatsi ni ukwimana tonde banakoresheje imbaraga nyinshi. mba nabibonye uzi ko ninjya oya njye nkubaze ibiceri ntabwo byemera mani. ibiceri uri kubona ari bikeya 300, harimo ishimwe urumva n'amaturo y'inuza y'abapasiteri aya ngaya agaciro n'ibiceri byawe. ongereho igitanu yuzuye senkisiyonari nzazana ni ukuri kw'Imana muyango penali bezaya runyinishe. mureke dusengere amaturo tuyasengere. Mwebwe muranura mukagera mujya gufata amafaranga wakwanga unabyemera wakwanga unabyemera ujya abo ni abatekamutwe niba bibiri abagizi bibaho bagizi n'ubundi n'ibiceri byanjye 300 nabijyanye umuturire n'ijana ko manjijiwe uriya mutipe yagucitse gute ko kuko nari nzi ko wamukingiranye uwo byagenze gute ko n'amavuta yanjye koko upfushije ubusa kuko ndi gukoresha n'umwuka munkoresheje koko tubuze n'ijana wanjijiwe umva wanjijiwe, ahubwo dusubire kuri ka gakuru kacu tujye kukaka izindi mbaraga muginga umva cecekaho nta bintu nshaka kumva, nta wundi mwanzuro tugenda. Uratubamagara abakuru waduhaye ntabwo bikora abantu. yego umutima wakoresheje nabi nyine uraduha amafaranga yacu urayaduha akusiri mu biki uretse natumamagara abakuru n'umuti utarakoze mureke mbawugura kuri neza ubwo hanze akusiri umuntu atumye imodoka atari kuza ahora dore nguyu tumutse muntu bose n'abafatanwe mubabaze umufungurije igitego ko bapakiye kamuyerekanye ko ari Chanel, ninduri buhakane ko mbona n'igitebo ari Chanel ufunguko tahekeye ko numva noneho ndayaje n'ikibarara numva hajemo ikibarara ubu se ndabigenza kushana hari akantu nashomye nyine kirindazi ndarirya twagize wibeshe namwe Ngiye kugenda kimeze karaga ko tasigaye no kureba bamusitani rwose n'ingofero yewe nta bintu byinshi ntabwo tugenda yari nziza nuko igenda ihinduka baba we nanjye mbe nkahura nazo mu kinani kuko ninde wakize n'akaga kawe mu yose nkagenda nibora now
reka ushanyiza ahubwo mani mani ndakubona mani ni kukuri mwana ndarwaye inkorora ni kukuri gisa umutuku ni kukuri biratandukanye mani reka nyine akantu ushaka mwana umva mani igihe akantu ushaka nyine wumva aragira ngo nyine aka gakote mani mani ntiza mwana njye aga n'ukuri munsi ariko ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubone ikote mwana murakoze gakote hari icyana yabonye imana tunamuraburiza azana kugura n'akantu ingo mwana wavuze njye nakuba mwana kukizo imana mana yawe buri ndazi jyanye niba ari kwisirana ariko kanze nkwereke ikote ntacyo byantwara ariko rero ni byiza bose hari ibintu mbonye bwamugaga n'uwacu uriya uriya Yesu we uriya mu ko nawe tubona kureba mu mwihorera y'ikomereza zirazina imana yamakuru nubwo ari kwishwa na leta uzakuzidomora ebyiri urahiza kuzizanira ni zizagipfura mwana wowe ntizane twiki ntarimo zizagipfurira ntacyo bamuhereza ibyo masaha abiri ubwo wabuvuye mu cyane bataruhuka niba nyine ntari bimuhereza urabona agakozi kanjye kameze neza wagira ngo warakanye ariko mwana nongeye kwicunaguza mwana atajya kwitwikira ariko mwana nungutse n'ikindi gitekerezo wamuhaye n'iyo ngofero umwana urabona yewe mushaka yahita biba umva kapuro nakuzuza none ingofero yanjye niba yinera ndabigenza uko n'umushyira icyana wakijya mu kuri kamuhe ibyo umuntu avuze ngo Titanic ya nyuma nokuru ntabwo yabirose nibyo koko kubera abafite ibintu byanjye baba bari ngo ndasebeye nakunda ariko nta kibazo nabafite kuva amuhaye ibikote akagwa neza mani nari bitumukire turahura kuri cya cyane ahubwo kandi kugira ngo ujye amakuru nkabonye nari imana Yo, naje mani nyine ugomba none se niki wambaye ingofero nziza we ye baba data we iriya ngofero ndayimukuraho gutera ariko itera hanze mu pari iriya ngofero ndayijyana ewe vuye mu masengesho amasengesho yarakomeye nanjye ndasenga ariko buriya no kubona nubwo mba nitwaye nk'umuniga ndasenga nta kibazo iri zuba noneho risigaye rimeze nabi niyo mpamvu nanjye nyine mba nifunze udusutasi twose ajya ngo ukunda gusenga vuga ngo Yesu ashimwe Yesu ashimwe
vuga ngo Yesu nahimbazwe cyane mu mitima yacu. ahimbazwe cyane dore ko ari n'umwana w'Imana yataka. Aha, vuga ati ngibyo yamaye byose ni ukubera we, ngomba kumushyigikira. Cyane rwose nanjye nyine wabimvugiye ntabi. Aha, vuga ati nibyo ubutunzi bwose mfite yamaye n'izi ngofero ngiye kuziha uyu muntu uri imbere yanjye. Nuko bivuge, vuga ati pasiteri iyi ngofero ndayimuhaye. Bisubiremo. Ndabyemeye. Aha, vuga ngo ubutunzi bwanjye bwose sibye n'iyi ngofero byose nabimuha. Urakoze cyane kubimvugira ndabyemeye. Aha, noneho nimba ubyemeye sima iyo ngofero ubwo nyine wabyemeye sibyo? Sawa, ibihe byiza. Ubwo ni ubwambuzi wawe. Ariko ntiwanyirukanye wa musivili we. Buriya reka nkubwire, mba pasiteri ari uko mfite ino Bibiliya. Ase nkwereke. Mba pasiteri ari uko mfite Bibiliya. Cyagira ngo sinabayeho umurara kera. Nabayeho umurara. Urumva? Nabayeho umurara sha. Ngo nkwereke ko nta mikino. Nze nkwereke sha. Mba pasiteri arakoze akantu. Ariko n'ubujura pe. Oya. Niguke mwiba. Jya ntwara ikintu ushobora no kwinanga. Njyewe utagira ngo ni uko ndi pasiteri. Nanjye nawe. Ye baba we agasemera imana kaba kameze nabi. Ye baba we izi nkweto zanyu zikwemeye. Banza ba Babiloni baye baranyambuye tesa zanjye mani. Itambayoka itamakura zino nkweto mani. Kandi mani nabuze n'igitero cyo kugura bure. Ahubwo mani nabitari mufite. Man, ahubwo man, ari ikintu nomero zo kucyicaro urazizi. Zinkubite men. Samba narariwe ngewe mwana umwana w'umuhanda. Izi nizo kucyicaro. Nizo men. Allo. Bimeze gute men? None se ko kuri Tigo kashi zanyu nsanze hari 10 byonyine bimeze bite? Nyine nshaka ko munshyira kuri Tigo kashi amafaranga ndetse yo kugura ikintu men. Njyewe nyine mba narakubiswe men. Munago mubikemura. Yo murongo nzawuvuna. Munago mwayancira waryo. Meni munkubitireho desa zonyine nzabishyura imyaka yose bana. Amahunda ari hasi. Duhinga ibigori meni. Ibyicaro byanyu sinzongera no kubyicaramo ngura imirongo meni. Nimba noneho mubihakanye kuri bya bindi nari maze kubabwira. Man, imirongo yanyu ndayivuna kabisa. Sawa noneho men. Iminsi imeze nabi mwana. Uyu muntu warumbitiye we kandi ni arongera arahamagaye ahubwo. Urabona winde? Niba buwi ni Rohiti sawa kirisi. Ni Rohiti umpamagaye we. Yuwi. Halo. Endera mbaraga dabera yuwa mbaraga dimbo. Halo. Nibu muri kuvugana. Twagira ngo uze hano kuri sitasiyo ya polisi. Ibintu turushaka kukubazaho ku bintu bijyanye n'inka na banki Ramberi wakoze ukaba ushaka kwiba abaturage.
esha ni ribu ndakazi esha mutambura na telefone yanjye mwatwaye akabako ni Corona yo yatari icyorezo idufatanya tuzayitsinda Una yakaze yakaze uzikiri gufata abantu buri kanya buri segonda uri kujya kumva ngo ibihumbi 13 noneho Trump yamufashe yanze no kujya kwipimisha none ubwo urabigenza byose ukuntu bigiye kugenda kubona uyu mutwe wanjye ngiye kuwushingura ikindi gice nkazagishingura ubutaha wallahi bro izina ry'Imana bikore ndetse ubundi njyewe ukuntu bimeze Trump yamufashe si umuntu mukuru afite amafaranga Trump sibyo ni menshi cyane kandi nawe yaramutinyuye noneho abaperezida benshi yarabafashe muri Nigeria hose mu Burundi hehe noneho no muri Uganda noneho Ubushinwa bwarashize noneho Ubuyapani unoza Koreya y'Amajyaruguru Koreya y'Amajyepfo aho hose barashize kandi bose bafite amafaranga barandusha kandi ngende n'umutinde ahubwo ikintu ngiye gukora ngiye gushingura umutwe nk'uko nari nkubwiye sibyo none nimara gushingura umutwe ikintu gihimba nzagishingure corona yagiye burundu sibyo kugira ngo noneho nkwereke ko ndi seriye do ngiye guhita nshingura umutwe urumva Gano serious ni mutwe ndumva byarangiye tuni serious kabisa kari igenderaho najya gushaka isuka mali ibuka kwambara agapfukamunwa aho ugiye tureke ingendo zitari ngombwa tujye mu muheza bamaze kwandura so nk'ibisanzwe rero ariko twese ndabazi Khalifa Comedy ndabazi ndasanga ku rwego rwose cyane kuri YouTube hakumbira icyamamare ngende icyamamare ndarinze garenze wawe ni mugenzi wowe kuri yewe nanjye dufatanyije akazi kuko hari ukuntu dufata tugashyira nk'ibintu nyine bitandukanye kikagira aho tugatwika n'abantu babaniranye ariko wowe nguru umuhanzi ngende umuhanzi ndatwika ndanashwanyaguza nkakubita amadayimoni bose nkabashwanyaguza nkabakubita ku bisika nkabamagana nkabatoza inzira nkabarimbagura mu mutima wanjye hakuzuramo Yesu gusa ari telefone nuko biba bimeze ariko wariya hita ahantu heza njye nariya hita ahantu henshi cyane cyane nko muri salo y'iwacu kabisa ndakubita nkashwanyaguza butura iwacu akamfana ndetse dufite n'akana kakuzukuru k'iwacu nako gakunda kumfana nashwanyaguza abaturanyi bacu nyine batatu nabo bakunda kumfana hari n'undi mugabo utuye mu Kaduha hano uvuga ko wariye nariye hiti nyine noneho hari umugabo nibuka no mu Kaduha bamwita Habineza imuza uhamagara abakangurambaga nyine ni umukangurambaga arahamagara nyine kugira ngo inama zitangire uwo muntu nawe aranze ndazi cyane nawe kandi uramenya none se bizakomeza bitiraga kapera ku urashaka ko nkukubitiraho gapera abantu b'abahanzi tuba turenze nta n'impamvu yo gusaba kapera ngo duhite dutinya cyangwa ngo tujye hirya no hino tuzagutegera muzanegera ibyumba ntarebe aho naho nahagera nkundavoka nkundavoka iyo nyirisha imyumbati nkundavoka iyo nyirisha imyumbati iryoshye irabiha ni gutyo karangira abafana bo ndabakwiye ni nk'uko noneho ese kutambaza ngo ubundi ngo sare ngo iyo nyigiyemo ngo nkubita nuza rap abana bagaza birukanka benshi batatu bagahita baza muri salo birukanka none se iyo wakoresheje igitaramo bitabira nk'abantu bangana abantu bitabira se abantu bitabira cyakora iyo nasizeho umuntu uhamagara akababwira yuko ndakoresha igitaramo ntabwo ndenza abantu batatu rwose batatu nkaba natwitse neza sare nkayuzuza neza batatu
n'ababyeyi banjye ariko nabo babimfasha amara igihe bakundaga kuza iyo bafite umwanya cyangwa n'uwo mutipe wo hirya nyine uwo mutipe wo hirya nawe abimfashamo ari kwishyuza amafaranga ngasanga nishyuza amafaranga Diyasa zonyine mba yarigisa iyo sare yawe yuzuye amafaranga nyine nkuramo ubundi iyo binjiye nkakorera senkani ngasanga Diyasa zirikubye ubwo mba nakutise nyine sare nayuzuye ibyo byose kumarira nawe none se Diyasa ntarimo inuza idomora y'amazi idomora y'amazi ahubwo uri kumva harimo amadomora 10 amafaranga Diyasa iyo winjije wihuza amazi amazi se ariko n'amazi ni ingenzi nyine kakorese nyine naho utanzagaruka nareba ariko nta n'ibirenze ako uzanzanire n'inuza i Kigali njya numva ngo mufite ngo ariko ngo mucuruza avoka batogosheje ugasanga nyine ngo voka muri kuyicuruza kandi itogosheje mu nuza ugasanga umuntu ugiye kuyirya iramubiye ahubwo muzanzanire inuza ngo hariyo amapoyo urumva y'imineke bakunda gukura ikibungo naho neza umeze neza ntari bitwa niba ukomeza urugendo ubwo turi kugenda nyine ntari bitwa tugendana nta kibazo mwumvise ibitangazo witwika asigaye akora none se ugatangaza ko Imana kameze ubusa ntabwo ubizi karetse ko wambaye kano kantu nyine ndakambaye ku bw'Imana uri yakambaye guhumeka cyane ndahumeka ibyo ngibyo rero byerekana ko Yesu imbaraga ziri gukora imbaraga ubwo ziba ziri gukora cyane ahubwo biza ko ibyo bakiri kubafasha oya nanjye nkunda agakiza kwiga ndiba muri Bibiliya n'iby'ubwenge nkunda agakiza hari ibindi nawe wakirebera uri kubibona ndi kubibona Imana yagiye ikora impande n'impande namwe yabibakorera rero niyo mpamvu muri ibyo haravuga ngo ugomba gutura ariko udatura imitima ntabwo yemewe reka se umutima wawe umaze umutima wakugurira byeri none se fata unywa byeri nyine hari uburyo mba bivuze urumva uciye mu marembo Yesu ahimbazwa nk'uko mbega urumva nk'uko umutima utakugurira iki agafu k'igikoma ahubwo naho ubundi abantu murabona ko nababwiriza ikibi cyane cyaje ubwo turabibona cyaje none se ubu nta kintu muri bumufashe kugira ngo umuhaye ikiri ku ikindiho cyose mwaye ikindiho cyose okay kambereka nta mafaranga mufite ntayo sibyo telefone yonyine ese ubundi uhiye ubusa ntabwo waruhira ubusa ariko se none uri kugira ngo tuguhe mumpeke okay biroroshye ndaheka kano kantu ndahuje kugira ngo birize none dukora nawe uzanhere ugiye kubasengera gira dukote se akanya kora gasigaranye uzana nkiri none se nta mafaranga mufite yo gutora ntayo ikintu mfite ni fone yonyine telefone ishyira hano aha ngaha mfite n'agapfukamunwa ariko nizere yuko ugiye kutubwiriza neza oya mwe mugire ndabakorera imiti myinshi ntari ariko mwabuze gutora umubyeyi ngo mwabuze gutora ni amafaranga yo twayabuze nta amafaranga ntaryo ni ukutw'Imana
natakaje umwuka mwinshi sasa murakoze none se urayijyanye oya muratuye mani n'inkweto n'inkweto n'inuza n'agapfukamunwa mwambaye iki na telefone yanjye mwana kirayijyanye n'umupira mwana mwana ibintu byacu kirabijyanye mwana ahabijyanye mwana reka tugifate tugifashe mwana ewa ni birabaye tu ndetse mba nateguye byacyari ewa njyewe nta kuntu ngiye nakorera ubusamasi ubundi zo ryari mva abandi ntabwo ari ukwateka imitwe yayo akareka n'ubundi njye nta nubwo yenda kunyura hano akazi hano gutya none se ntabwo ari uko bateka imitwe urumva abandi nimba barakwigishije gutya urumva ntabwo ari uko